backup uzi ko umuntu aba yarize buriya nk'akazi urimo uza kuba warafashe byibura akavuga ati wenda mfashe nguze nk'akamoto gashyira mu muhanda zikaverisa ibyo bitanu ku munsi ntabwo byatuma ujya gukora ku ishansi ahubwo ari no kugatwara byibura bazi ibintu byose bibaho ngo twige wazize amaherere kabisa ibintu byose bibaho ngo twige rero njya ngira ikibazo cya hano mu rugo ariko ndabona uba ahantu hanini oya ntabwo ari hanini cyane nanjye kera nari ntuye nk'aha oya n'ubundi bizagaruka ni bya bindi bavuga ngo ikiraro cyabayemo amase ntihaburamo agasheshe ntabwo habura ibisheshe ntabwo twabura urumva ngo nta n'umudepite ubura ikote buriya hari igihe nawe uzagira gutyo ukabona urongera urazamutse ubushobozi kubera impanuka uzaba ugiye kumbwira ntuzongere gufata umwanya ugiye kumamagara urihumura rwose urimo uranyumva sheri sinzi ikibazo afite ahubwo reka n'amatora harya wabwiye ko witwa nde? njye nitwa Tony. Witwa Tony? Ese Tony nakomeje kubwira ikintu naguhamagariye ariko ndi kubona utakabaye uri muri aka kazi muri gito bisanze kuri la chance akazi umuntu atakora se akazi kose umuntu yagakora ariko buriya agakora biterwa nawe n'ubuzima waciyemo biterwa n'uko ubayeho muri iyo minsi gusa nyine njye ntabwo byari binyoroheye hari umuntu nk'abandi umeze neza ufite amafaranga ye ufite umuryango se by'uburi ufite ababyeyi wabashije kwiga narize ababyeyi nsigaranye umwe mfite abavandimwe banjye 6 kandi urumva bose n'injye wowe baba bari ku mutwe so nari mfite ibintu mfite mu maduka ncuruza gusa nyine nawe urabizi iby'isi ntabwo watangira udafite amafaranga ya banki so biza kurangira kwishyura banki binaniye barabiteza n'inzu nari mfite nayo ifatwa n'inkongi y'umuriro nuko nisanze nyine nshakisha urumva ntabwo wava muri ibyo bintu direct ngo uhite ujya mu mashansi ariko ugenda ushaka ubuzima byanga ukomeza umanuka gake gake kugeza aho nisanze hariya nyine niyo mpamvu ariko n'ubundi bijye biduha amasomo kuko buriya kwizererega ibintu byose ukabishyira mu ngwate nabyo ni ikibazo ntugire na backup uzi ko umuntu aba yarize buriya nk'akazi urimo uza kuba warafashe byibura akavuga ati wenda mfashe nguze nk'akamoto gashyira mu muhanda zikaverisa ibyo bitanu ku munsi ntabwo byatuma ujya gukora ku ishansi ahubwo ari no kugatwara byibura bazi ibintu byose bibaho ngo twige wazize amaherere kabisa ibintu byose bibaho ngo twige rero njya ngira ikibazo cya hano mu rugo ariko ndabona uba ahantu hanini oya ntabwo ari hanini cyane nanjye kera nari ntuye nk'aha oya n'ubundi bizagaruka ni bya bindi bavuga ngo ikiraro cyabayemo amase ntihaburamo agasheshe ntabwo habura ibisheshe ntabwo twabura urumva ngo nta n'umudepite ubura ikote buriya hari igihe nawe uzagira gutyo ukabona urongera urazamutse ubushobozi kubera impanuka ubundi se wari warize ibiki bize ibijyanye n'iki njye neza accountant biri na possible kabisa uramutse uri umwana mwiza umuntu yakurangira n'akazi bikunze urakoze cyane rwamungiriye icyizere n'icyo cyizere ndakibashimira ubwo mu gihe ibyo bitarakunda reka mbe nguhaye ko mfite sibyo ko wansabye akazi ako ariko kose nta kibazo waba ugiriye neza umuntu ukaba ashaka amaramuko icyo naba ngufashije kuguha ko mfite gira umukobwa w'umukozi wa hano ntabwo azi kunkorera indabyo neza njye mbana n'umudamu wanjye hano gusa bivuze ngo kumuharira imirimo yose mbamuna bigoranye kubaka iyi nzu nini kuyikoropa akagira gute nifuza ko wankora amasuku yo hanze nta kibazo rwose ni tayari niyo byaba ari ibya buri munsi atari uvuga ngo ni rimwe na rimwe oya ibya buri munsi urumva wakora ahantu hose muri jaride ukakora buri munsi muri jaride wakora umunsi umwe hakongera hararana ukongera ukahakora n'ubu buntu ubwatsi bwose ari amababi yose ubona yumye niyo amanuka n'ubundi akanduza biba bishoboka ko wanagerayo ukajya ubona ryabaye umuhondo ukarimanura nta kibazo ndabikoresheje nta kibazo bibaye byiza byaba ari akazi gahoraho kugira ngo niyo kwicara
kuko umuntu wamenyereye gukora ufite ibintu urumva nawe uko byasa kose urubizi ko kwicara udakora ari ibintu bibi kandi ugize neza kumpa akazi ariko buriya none se ntabe ko ntiya nubwo uri umukire ariko udakuze cyane ibintu byo ushaka basi mwe murabishoboye kuko ngewe biri mu bintu byanshubije inyuma pe byagusubije inyuma gute se Tony? urumva nyine biranakubwiye uretse bya banka uretse ibyo inzu kuba yafatwa n'inkongi y'umuriro ariko nari mfite n'umugore kuko icyo gihe nyine nari mfite amafaranga ndi na mutoya ubu se ntawe ukifite? gusa urumva waba umeze gutyo abagore ntubazi ahita gucika akigendera n'ibibanza umuntu yari yaraguze ku ruhande nabyo akavuga ati n'ibyanjye bimwe ayibaze ko byibura se mwari mwarabyaranye basi? yagiye atwite sinzi inganga ari hehe sinzi niba yarabyaye bijya binteraga nk'inda. none se byakugendekeye nyine gute kugira ngo abashe kugenda? urumva nyine yamaze kubona ko ibintu birimo biragenda bishira aza kubona undi muntu nyine umutereta iby'abagore urabizi ufite amafaranga nawe asaba divorce. urumva kuko we yaravuga ati none se niyo amafaranga agushiranye inzu zikaba zirimo gushyangwa cyangwa wari wararaguje nibyo yambwira ngo wari wararaguje. rero naje kumenya ko yashatswe n'undi mugabo ansaba divorce kubera ko nanjye nta kundi nari bubigenze. urumva bakore bakunda ibintu sometimes nubwo atari bose ndamureka aragenda nanjye ubu nuko nisanze. tuzaganira gusa nyine ndumva ufite urugendo rurerure. urakoze cyane kumpa akazi kandi ndabashimiye. reka nkurebere udukoresho ahubwo mu gikari. bindebere ngire vuba vuba ahubwo kantukurebe njye nako kanya nageze inzu nari nzituyemo kera ngo nari umugabo ntihabwe intebe kabisa. sohana wumva ibiyoka bigonga bijya none se bigutwaye sizanzagwa se ubundi wirirwamo ngo ubu kandi ase wagiye unoga ndakureka nkubaza ibintu byo koga uranyuze ngende uruhinja ubwo rwo kubwiriza ngo njye ngo nahagarara pe ntago najya muri iriya toilette hajya wagiye se ibipapuro ntibirimo ibipapuro se wanibutse kubikoresha wagiye ujyanamo amazi ariko reka nkubaza urumva ntacyo nakoze ku buryo wambwira ngo bice n'ibiki inzoka yo mu nda isihagarara reka nkwiyamurire wa mugore sibyo ntabwo ndi uruhinja uzajya ubwiriza kujya koga cyangwa ngo singire gushaka ndi muto njye kugwa ku mupfu unuka gutya. umupfu ninde wa mugore umupfu ninde ku izina ry'Imana ase uba wumva wowe uhumura nk'abandi bantu ubwo uzi ko nagupfa muri iyo nda noneho mwitwa umupfu wa nyawe yipfumure ubundi si wowe uyitera nino nyankara gato zantera indi ntambonera umuntu ntiyoga nta kenda urukwete kandi nyamara ndimo kugukeka wasanga waratangiye kujya mu bigabo warangiza ugahita ubona ububi bwanjye n'iki n'iki. uwo myaka tumaranye nibwo wibutse ko nzajya mbyuka mu gitondo nkoga ubu nzajya njya gukora ikiyede njye mu bufundi ngende noza umubiri wose ayo mazi yaba apfuye amafaranga muzi ngo twagiye mu bandi bagabo hari ahandi se ko utangiye kujya wisetswa nk'intuzi umva genda igendere umenye ko nakuzanye ungana na iyi cyapa wowe urabyibuka urumva n'utangiye kubona inzobe iritamuye bigize gute inzobe yitamuye kuki wampaye iki igikotore umpa sinisiga agasabune umpiki iyo sabune si wayikuye iwanyu cyangwa wayitoraguye ngo ubwo nawe uba wahashye ngewe ko ndeba hakusha wambwiye ikintu umaze kwikora. ese umugabo udahaha umugabo uba utagiye mu kazi ubundi uba wumva uri umugabo ubu tuzwa n'umwuka wera. yewe ni umwuka wera ni umwuka wera turanakomera. Juni ntabwo nakwigishije uburyo utazicwa n'inzara. fata ibijumba ibinini ubihate numara kubihata ushyiremo umunyu udutoye uturongo birisha bya bindi birimo umunyu ibyo warabiriye ubiki wigeze urwara inzoka wabona umudigi ufite imbere yagira ngo ufite amafaranga hanyuma se niki ni ikibuto ni ikibuto huzuyemo inzoka gusa harya ngo gukubita umugore mpese wishakiye bisigaye bigize icyaha yakira nkubita hesha nta nubwo wikanga nkubita ariko mwigize abakubisi mwigize iki mwigize ba jetiri nani ubundi reka nkwereke rero tuhane inama ya nyayo aho kugira ngo uzabeho urayigira umuntu utagira amafaranga guha inama nyabaki wowe ufite iyihe nama
ariko iyo nama ndari inama ye okay genda kwa murokore umumbwira aguhe inusu y'ubufu aguhereza indagara za 50 aguhereza intoryi z'100 aguhereza n'ubunyobwa amakara sinabonye arayo wajimeje hari kandi none yabura ugenda haramusigiti upfuye kugwa ku ijambo reka hari ntuza hari ibiti ariko sarongera dukope ubundi ayandi yo umubwire yuko ariko umubwire ko yashyire mu gakayi nta kibazo ko ari njye uzishyura n'uwo uzishyura ejo bundi ntiyanyirukanye ngo dufitemo izindi mbe barongera ari arariguha ngiye ku so wagiye ujya kunyikopeshereza ko wenda bajya babona iyo nda bakagira ngo ufite amafaranga kuba mugore inda yanjye ko yaguteye ikibazo akira yintwaza none yintwaza none n'uwo muntu uko se utajya woga ariko wo reka nkwaza ayigama yesu we rekera rezeke utu tubyiro nitwo gwambwira ngo subya rwose jya umbabarira basi ugende ujye wicara witaruye abantu batazagira ngo ngira umugabo nuka mbimenye njyenyine utazajya ubona nkina nawe ukabona turaganira tugira gute sibyo ariko ntabyo ariko erega umugabo udafite tuvuga ko ugiye kunya ubusa se uranye umwuka si ukwezi ntabwo wari ujya muri tuwarete ngaho genda wowe uba waneye genda ahubwo ikorope ku ruhande nayo dusa nk'utwahatarukiye ndajya kureba mu gihuru ntabwo najya seri yakataho sobe ndabizi ko udakunda kujya mu kabari ihangane kuba nakuzanye mu kabari uriya yitwa Esther ni umushuti wanjye hanyuma Esther uyu ni madamu wanjye ahanini urebye naguhamagaye kugira ngo presente madamu wanjye ndabizi uri kuntekerezaho ibintu byinshi of course cyagumye ari we watwicaje hano watumagaye ukanzana uyu uraza kumenya humura uyu mwana w'umukobwa rero ngo ni Esther amaze iminsi nyine ari kunshotora kandi abizi neza ko mfite umugore naramusobanura ko mfite umugore ariko nkabona akomeje kubigiraho ikibazo ndatuye nafashe umwanya ndavuga ati reka byibura mu presente madamu wanjye urabizi ko ngira ukuri kwinshi nta gucabiranya ngira mu buzima bwanjye kandi nshaka gukomeza ndi umwizerwa ku mugore wanjye rero uko abifata kose simbyitayeho nuko yabifashe ashobora gutekereza ko ndi umugabo w'ikigo ry'imwe n'abandi bagabo baca abagore babo inyuma ariko njye wose we ndiwe ku bw'ibyo rero Esther nakifuje ko wagacira urugo rwacu ntuzabe intandaro kugira ngo mbangamire umugore wanjye cyangwa se ntekereze ukundi wowe si we mugabo nifuje kubaho wasoje kuvuga cyangwa uracyakomeza kuba nanjye mvuga hari icyo ufite cyo kubaza urenza kuri ibyo ahari wenda nimba naguciye mu ijambo navuga nta kibazo mu byubahiro byawe se ibyo ngibyo nibyo wampamagariye umwanya wanjye wose natari nibyo ngibyo waruje kumbwira ntabwo ntekereza ko wataye umwanya ariko ahubwo ntumenye ukuri wanze kumva n'ubundi nkukubwira ku magambo nese po ubizi neza ko igihe ari amafaranga ubu muri fagitire ndayishyura nayo ni amafaranga ahubwo nanjye ntabwo nabuze kwishyura ibi ngibi naje kunywa hanyuma igihe nta kuko ubushobozi bwo kubyishyura ndabufite ahubwo ikibazo mfite wampamagare kuza kumbwira ubusa ubwo urumva uri ubusa nta kintu bivuze umva madamu sinkuzi nawe ntunzi sibyo mu byo ukora byose respect my husband oh wow koroheye ariko nanjye ubwanjye mwagakwiye kumereza respect nkwiriye kuko ku buryo watinyukaza kunyubahuka mbene kano kageni ahubwo Esther urumva ukeneye respect yo kumva ko uri umugore cyangwa uri wawe se uri umukobwa ushaka kwinjira umugabo nyine ku buryo wantera igihe cyanjye urimo uraza kumbwira ubusa
ese ko icyo umuntu abubaha mukamufata nk'ikigoryi ese waranyubashye gute kandi narakubwiye ko mfite umugore ukanga gukomeza umpamagara ugira gute yari kubibona gute ukomeza umpamagara umuha n'amamesaje ubundi mu gihe nkuhamagaye ntabwo wareka kunyitaba ariko ntuze kumbwira ubusa ubu ngubu umuntu w'umugabo ureshya nkaho ungana nkawe ubu umuntu wo kwifata ukazana ngo uje kunyereka abagore bawe uzi abagabo umuntu yirirwa abona bafite abagore kandi bubatse ingo abo nibo umenyereye nyine bagena njye ko nakwiyemye ko wanze kunyumva ahari ushobora kuvuza ngo urarenze cyane ariko ndagira ngo mbwize ukuri no ku bantu umuntu aba afite na kimwe cya kabiri kutabibonye mbere ngundeke abo bagabo bandi uri kundatira kuki utajyanye nabo ukagikomeza kunyirukankaho ngewe uzi ko ari nakubwira ntuzongere gutinyuka niba unzi neza gutinyuke umumagara ugiye kumubwira hose ahubwo se nigeze nizere ko uri muranyumva ngeze ngukeneye iki ahanga se nahizanye naguhamagaye ko kuntesha umutwe poro ntago nzi ariko nshaka nakwiyereka ndagira ngo mbwize ukuri ntuzongeye kumamagara ugiye kumbwira ubusa niba uzi ko nta kintu kizima uzaba ugiye kumbwira ntuzongeye gufata umwanya ugiye kumamagara urihumura rwose urimo uranyumva sheri sinzi ikibazo afite ahubwo reka n'amavuka n'ubundi agihari sheri it's okay ntabwo wamubabaza gutya ngo nawe nta kibazo sheri sinkunda abakobwa bashaka kwigira indaya uya bebe nta blague n'ubundi mbise mubroka sheri uzi ko nyine nawe urumva uramubabaje pe ibyo nta hantu biba umugira impuhwe kajya kumugarura no she just nziko nanjye numva ndari kubyizera sheri uri mwizerwa pe thank you so much nanjye nicyo mba nifuza kugira ngo mfate umuntu w'umwizerwa sheri ntabwo mba numva ko nakubaka nk'uko abandi bagabo bubaka sheri bya nyabyo umuntu agutesheje umutwe w'umukobwa mwiza kuriya uramwitesheje ntabwo uzi igihe yampereye ufite ukuntu byatangiye uriya mukobwa yakoraga muri hoteli noneho ngezeyo ndicara ninywera agakawa akageza ari kunshotora bya dari se wa mugabo we ko umuntu witonda ntabwo inzoga mu buzima busanzwe akomeza kumbwira utuntu twinshi noneho mwishyuye nishyura kuri telefone nibwo byasigaranye nimero yanjye sheri oh my god ubwo noneho nyuma finally mpita mbona ari kunyandikira bite ni wa mukobwa nitwa Esther ni wundi wakwakiriye waguhaye serivisi nziza ukanantipinga uzi nkunda gutanga tips sometime agira ngo noneho we namukunda kajya mbaza ngo waramutse gute bite hati ibintu bihagarare umbaza ngo naramutse gute uranze kubuza amakuru yanjye ari umubwiye gutyo ariko gutyo niko nabwiye bebe mbwira nkwereke na message no sheri bebe rigenda gukunda thank you urumva se noneho at the end ndambwira ati rero mfite umugore kandi umugore wanjye abonye izi message zamwaramutse mute yazibona nabi niko gutangira kumwiyama akajya mpamagara saa sita z'ijoro saa tanu nibwo nafashe icyemezo cy'uko atakugira umugore azansenyere utazatekereza n'ibindi kambikwereke mwiyame turi kumwe none se ngareko tujye mu